iyo umuntu abaye umukristo agira nka permit yo gukora ibyaha, agira uruhushya rwo gusubira mu byaha agakora ibyaha akavuga ati Imana ubuntu bwayo bundiho. Hari ahantu hatandukanye uzagera ukumva ijambo ry'Imana ryigisha ko impuhwe z'Imana zitarangira, ko impuhwe z'Imana ziduhoraho, kandi igitambo cy'uko Yesu yadupfiriye cyahanaguye ibyaha byacu twakoze n'ibyo tuzakora. Ndagira ngo nkubwire ko ibyo bintu ahantu byanditse muri Bibiliya ko ni ubutumwa butari bwo. Ijambo ry'Imana hano ubwaryo urabona ritangira ritubaza ngo tuvuge iki? Tugumye gukora ibyaha ngo ubuntu busage ntibikabeho. Ntabwo wakora icyaha ngo uvuge ngo Yesu yaragupfiriye byararangiye byahuriyemo. Ibyaha byawuhanagurwaho ni bya bindi umusanga ufite, ariko agusaba kugenda mu nzira nziza. Yaduhaye urugero, azayambara umubiri wacu abaho adacumura. Biragoye ko wabaho udacumura, ariko nugira umutima ukumvisha ko gucumura biri okay kubera ko ufite identity nshyashya ngo uri umukristo azakubabarira, nabyo bigutera ubwoba. Ko ijambo ry'Imana ntabwo ribyemera. Hano yavuze ngo apfa yapfanye natwe wa kera, yapfanye ibyaha byacu natwe wa kera. Ni ukuvuga ngo iyo umaze gupfa kuri Yesu, yavuze no mu kuzuka kwe tuzazukana nawe. Yesu yadupfiriye dupfana nawe. Kiriya gihe uwapfuye ni wowe w'umunyabyaha, ariko undi wagarutse ni undi mushyashya, ntabwo akwiye kubaho nk'umunyabyaha. Rero iyo ukurikira Imana ubaho bitandukanye n'uwo wari we uza usanga Imana. Look back into your life, urebe ni hehe uva. Ese aho uva niho ugana? Icyo gihe byitwa gusubira inyuma. Ahubwo aho ugana